ibintu bitatu umukobwa atakwibagirwa. Ngiye ibintu bitatu umukobwa adashobora kwibagirwa bro. Uko byameze kose, uko wabibwira ngo mwakundanye kose, uko ushobora kwibwira ngo mwagiranye ibihe byiza kose, uko ushobora kwibwira ngo man yarango yari mwiza, ari umwana mwiza, uko byameze kose guys. Ibi bintu bitatu ntabwo umukobwa ashobora kubyibagirwa niyo byaba byaragenze gute. So niyo warafashe umwanzuro ugahitamo kuvuga ngo no muntu bitewe no kuntu mubona, bitewe n'imyitwarire afite, ntabwo turi guhuza, character ze atangiye kugenda muri relationship yawe nawe ubona harimo ibintu bigenda bidasobanutse, ntabwo ari kukubwiza ukuri se, ugasanga nyine hari impamvu nyinshi cyane bro zigenda zitandukanye zatuma ukora break up n'umuntu man. Relationship ntabwo ari y'umuntu umwe, ntabwo ari y'umuntu umwe guys, ni y'abantu babiri. Ariko icyo nakubwira cyo burya yo wafashe umwanzuro wawe ukavuga ati ngiye gukora break up, ntuzumve ngo birarangiye n'uwo mukobwa wa mwakundanye man. Ibi bintu bitatu ntabwo yabyibagirwa. Tudatinze rero, niba koko mwumva mwabakobwa mwe niba arimo umukobwa ushobora kuvuga ibi bintu man ngo ntago ari byo, mujye muri comment mu nyomoze, mwandike muri comment mu nyomoze ibi bintu bitatu ngiye kubabwira. So mbere yuko dutangira ngo wahe ikaze kuri channel yanjye ya Video Kabosi agasobanuye, ni ukuvuga ngo niba uri mushyashya ngo wahe ikaze kabisa, ngo wahe ikaze mu muryango w'aba top hustlers, top hustlers, abantu bisobanukiwe. Muri abantu bisobanukiwe, nawe uri mu bantu bisobanukiwe kabisa kuba wakanze kuri iyi video, nawe wamaze kwisobanukirwa tayari. Kandi subscribe niba utarakandaho, ukanda ko kazogera kugira ngo notification ya video nshyashya uzajye uba mu bambere kuyibona. Kandi like and comment ntubyibagirwe. Ikintu cya mbere umukobwa atazigera yibagirwa bro, ntabwo ashobora kwibagirwa ibyiza yagukoreye. Reka ibyiza yagukoreye ntabwo ashobora kubyibagirwa niyo mwaba byagenda gute. Reka uko byaba byagenda kose ntabwo ashobora kwibagirwa ibyiza yagukoreye. Ibi bintu aba bifite ku rutonde kamwe ku kandi aba bifite ku rutonde. Ayumva agenda abibwira abantu bose, agenda abibwira abantu bose man ya uriya niga man wamubwire ninjye wamugishije kuri iriya level, ninjye wamukuyeho yarari shaman naramwubatse. Mva agenda agutaka man akagera naho yikina, ari ikina agashyiramo ibikabyo kugira ngo yumvikanishe yuko ngo yarakugeze man. Iki kintu ibyiza yagukoreye ntabwo yabyibagirwa, kandi avangamo n'ibindi areditinga man, areditinga kugira ngo yumvikanishe ko ari wowe munyamakosa bro. Ibi bintu ntabwo yabyibagirwa man. Ngo uriya muhungu man uramubwire n'indashima naramuhaye muhaye iki n'iki wagwani buri kantu kose n'indashima. Iki kintu ntabwo umukobwa yabyibagirwa man. Urumva ibyiza yagukoreye ntabwo yabyibagirwa bro. Niba mbeshye mwandike muri comment ngo urimo urabeshya man. Urumva icya kabiri umukobwa adashobora kwibagirwa niba mwaratandukanye, ari we wafashe iya mbere we mubwire niba wafashe iya mbere gutandukana n'uyu mukobwa yaragukundaga man. Ngiki kintu cya kabiri adashobora kwibagirwa. Ngiki ikigo cy'inzozi zawe, cya kigo wajyaga wicara ukavuga uti ikigo nzigaho ngakuraho ubumenyi nifuza kuzajyana ahantu hanze ku isoko ry'umurimo ni ikihe, nzagikura hehe? Horaga wibaza. Ikigo cyabonetse, Hope for Good Future. Hope for Good Future ni ikigo gitanga ubumenyi ngiro bwo ku rwego rwo hejuru utasanga ahandi. Ngaya amashami akurikira bigisha:
uzasangamo ubugeni, ubukanishi, hair dressing, gutunganya imisatsi muri rusange n'inzara ndetse na makeup style, Radcraft, kudoda icyo bita tailoring, gusudira bita welding, gutwara imodokari ndetse no kwiga amategeko y'umuhanda. Noneho by'akarusho kuri aya mategeko y'umuhanda, buri munyeshuri wese uri muri kino kigo agomba kuyiga. N'ubuntu ku banyeshuri bose, ntabwo bayishyura. Yandikishe none ahangaha imyanya itaragushiriraho. Ku bindi bisobanuro wabahamagara kuri nimero zabo zikurikira: 0788 74 96 cyangwa se 0788 26 41 73 cyangwa se 072 35 02 747. Dore n'iyindi 07 88 90 84 Ntucikanwe n'aya mahirwe. Iki ni ikigo gitanga ubumenyi utasanga ahandi. Man, ibi bintu biri hano, umukobwa ntiyakwibagirwa ibyiza yagukoreye, ntiyakwibagirwa ibibi wamukoreye. Urukumva? Ibibi wamukoreye, iki ni cyo cya kabiri. Ibibi wamukoreye ntabwo yabyibagirwa. Ibibi wamukoreye bro, ibibi wamukoreye, icyo ni ikintu cya kabiri umukobwa adashobora kwibagirwa. Icya mbere ibyiza wamukoreye, icya kabiri ibibi wamukoreye man. Ibibi wamukoreye bro, ntabwo ashobora kwibagirwa ibyiza yagukoreye, ntiyakwibagirwa ibibi wamukoreye. Ariko bro, ntabwo umukobwa ashobora kugenda ngo avuge ngo ibibi yagukoreye man. Man, ibibi yagukoreye ntabwo ashobora kubyibagirwa. Nako ntabwo ashobora kugenda ngo abivuge, ntabwo yabivuga man. Agenda yiteza abantu ibibi yagukoreye. Reka ibyiza yagukoreye azabivuga, ibibi wamukoreye azabivuga, ariko ibibi yagukoreye man ntabwo yabivuga. Man, uriya ni umushenzi kabisa, yarambabaje man, naramubabariye. Ariko man agenda avuga ko yakubabariye, ariko reka nkubwire, mu mutima w'indani arimo arashya man. Aragenda gurumana bya danje. Ari kugenda gurumana yatokombye ahantu hose man. Urkumva? Ari kugenda avuga ibibi byawe man ahantu hose. Nta mukaritasi man, nta kintu umva, buri kantu kabe kawe kose man, buri nguni yawe yose. Ibi bintu ntabwo yabyibagirwa niba waratandukanye n'uwo mukobwa. Ntuzumve ngo byararangiye man. Reka bro, wherever possible yati ni ukuvuga ngo ahantu hose waba uri, uko byagenda kose, ntabwo ashobora kwibagirwa ibi bintu man. Ikintu cya gatatu ngiki, ikintu cya gatatu adashobora kwibagirwa man. Ibibi ari gupanga kugukorera man, ibibi ari gupanga kugukorera ntabwo yabyibagirwa. Ntabwo yakwibagirwa ibibi ari gupanga kugukorera man. Urumva? Niba warafashe umwanzuro ugafata ukavuga ati ngewe nandukanye n'uyu muntu, uyu mukobwa yaragukundaga man, uyu mukobwa yaragukundaga, ukavuga ngo uragiye, ntuzibwire ngo byararangiye. Reka waramukatiye, ntabwo byigeze birangira bro. Ntuzibwire ngo any chance ashobora kubona man yaguhemukira. Urumva? Buri hirwe ashobora kubona ari ryose yaguhemukira man. Yaguhemukira. Uyu muntu yaragukundagura, wifata umwanya wawe uramucika man, umutesha igihe, umutesha umwanya bro. Any chance ashobora kubona na umva yaguhemukira kuri rwa rwego man, utanatekerezaga ko umuntu yaguhemukira man. Ikindi, uyu mukobwa man aragufolowinga ahantu hose, aragufolowinga umva kuri Facebook, Instagram, imbuga nkoranyambaga izo arizo zose, aragukurikirana man. Buri kantu kawe, any your movement, wherever you wanna go, buri kantu kose
aragukurikirana mani, uno muniga uno mubire abayeho ate sinzi, asate sinzi, asigaye afite fresheri zimeze gute mani, sinzi arashaka kumenya buri kantu kawe kose, ahantu ugiye, ahantu utembereye, ahantu uvuganye, uravugana na bande, uraganira nande aragukurikirana mani, uri gukundana nande, ashaka kumenya ngo ninde muri gukundana muri iyi minsi, agenda guteranya mani, kugira ngo agenda guteranya, urukumva mani, agenda mukwangisha umuntu muri gukundana, akora uburyo ki mani, akora uko ashoboye kugira ngo mani uwo muntu muri gukundana mukwangisha, sibyo? Ukajya kumva umukobwa muri gukundana mani, ukumva umukobwa muri gukundana muri iyo minsi hari amakuru runaka gufiteho, kandi ayo makuru urabizi neza ko nta wundi muntu yazi, ni wa mukobwa mani, wa muyegisi, wa wundi witwa ngo ni umuyegisi mani, niwe muntu wari uzi neza ko ibyo bintu niwe muziranyeho ibyo bintu, ariko ukumva umukobwa muri gukundana muri iyi minsi ayo makuru ayagufiteho mani. Wowe wibwira ko byarangiye mani, wapi, sinzi ngo byagenze gute, sinzi ngo wari uri hano ngo mani, reka urumva amakuru yawe arayafite, ahantu hose utembereye, ahantu ukandagiye mani, kandi ngo uzi ko ari umuyegisi gusa mani. Reka ibi bintu ntabwo yabyibagirwa, ibintu bitatu, reka amakinga shuwako amakuru yose uwo mukunzi wawe byamugezeho mani, amakinga shuwako ibyo bintu ari kuvuga uwo mukunzi wawe muri gukundana uyu munsi mani, ayo makuru yose amugeraho, urumva akantu ku kandi, ntago ashimishijwe n'ibyiza wageraho mani, ntago ashimishijwe n'ibyiza byakubaho in your everyday life, in everyday your life mani, ntago ashimishijwe n'ibyo bintu kabisa. Bro, mwirinda hakiri kare kuko amahirwe menshi nicyo azabona mani azaguhemukira bya danje. Njye wumvaga kuri Mike ni Kaboss nari mutinya wiri the baddest star Salman Shati nari y'umujyi, umwana wavutse agato kararangiye, nushaka kunyita Nyabarongo, eke Nyabarongo. So ushobora kunkurikira kuri Instagram yanjye, ni Kaboss 73, kuri TikTok ni @Kaboss 2, ushobora kunkurikira kuri Facebook ni Kaboss nari mutinya, ushobora kunyarikira kuri WhatsApp 0783105994. Keneye ko twamamariza Kaboss, I'm there to stay. Ndabakunda cyane. Niba hari indi video twazagukorera wifuza ko twagukorera, andika muri comment, tuzayigukorera vuba cyane. Ciao, ndabakunda cyane.